Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom mu mubiri wawe, shalom aho ngaho waraye, igihugu cyose urimo ndakubwiye ngo hobe hobe shalom. Karibu dusenge, uri kumwe nanjye Mame Benezeri. Reka dusome ibyanditswe turi busengeremo. Zaburi 104 umurongo wa 13 kugera ku wa 15. Zaburi 104 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 15. Haravuga ngo ivubira imisozi imvura ivuye ku nsenge ze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Amereza inka ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, kugira ngo aboneranishe mu maso habo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Amen. Irindi jambo dusengeramo ni Zaburi ya 72 umurongo wa 16. Haravuga ngo hazabaho amasaka menshi mu gihugu no mu mpinga z'imisozi, amahundo yayo azanyeganyega nk'ibiti byo kuri Lebanoni, abanyamudugudu bazashisha nk'ubwatsi bwo ku butaka burabije. Amen. Hanyuma tukagira Zaburi ya 65 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Zaburi ya 65 umurongo wa 10 kugera ku wa 11. Haravuga ngo ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo, uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniza imitabo yo muri bwo, ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha kumeza kwabwo. Amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ku bw'aya magambo. Ndakwibutsa ko tugiye gushimira Imana, turi muri gusenga mu gitondo, gushimira Imana iduhaye kubyuka amahoro, hanyuma tukihana n'amaraso ya Yesu, twiyuhagiza amaraso ya Yesu, tugahereza Imana ibyacu uyu munsi nicyo dushaka kubwira Imana, hanyuma tugashimira Imana tugasoza. Uyu munsi nicyo turi kubibwira Imana, turacyari gusengera ya liste y'ibyifuzo umwuka wera yazanye kugira ngo tubisengere, bisengerwe muri gahunda yo gusenga mu gitondo. Niho nahisemo ko tubisengera tubyutse umunsi wose, tukirwana ibyo byanditswe, tunazirikana icyo twasengeye. Usenga uko ushobojwe, mu gitondo usenge, saa sita uze gusenga, no ku mugoroba usenge, usoza amasengesho yawe. Kandi aya masengesho turi kuyakora tugenda uko imbaraga zacu zingana. Ni muri genda uko imbaraga zawe zingana. Nushima kwiyiriza wiyirize, nushima gusenga urye, ariko nturye ngo wuzuze. Wibuke ko turi gusenga, nubwo ari muri genda uko imbaraga zawe zingana, wibuke ko turi gusenga, tugendane. Igikenewe hano ni ugusenga, nta bindi bikorwa bindi bikenewe. Nifungura umunwa usenge, haguruka usenge, ibuka usenge, aho uri hose. Uri muri modoka usenge, ugiye kuri toilette wibuke icyifuzo dufite uyu munsi. Uyu munsi icyifuzo dufite rero turi busengere, icyo tugezeho ni abashonji, abantu bashonje batabona ibyo kurya. Iyo dusengera abashonji, dusengera naho ibiryo biva. Ibiryo biva mu butaka. Turasengera ubutaka, turasengera kandi ibigega, turasengera n'imvura. Imvura ngo igwe iboneke ku rugero rukwiriye, imvura ikenewe. Hari igihe haba izuba ryinshi ubutaka bukuma, cyangwa se ugasanga imvura iguye ari nyinshi ikangiza imyaka. Turasengera imvura, turabwira Imana ngo Mana uduhe imvura muri iki gihe, muri iyi sezo yacu, muri iki gihe uduhaye kubaho, uduhe imvura ku rugero rukwiriye. Turabwira Imana ngo Mana wowe utanga umugisha, wowe ugira neza ukagira neza ubutaka bukameza ubwatsi nk'uko dusomye ibyanditswe, ukagirira neza ubutaka, ukavubira imvura mu butaka, ugatanga umugisha, ugatanga abantu amasaka, ugatunganya ubutaka. Turasengera ubutaka, kandi uyu mugisha Imana itanze niduha umwero, tujye tugira ubwenge bwo kubika. Turasengera ibigega byacu ntibikabemo ubusa, ibigega byacu ntibikabemo ubusa. Amen. Imana ijya iguha ibisaguka ushyire no mu bigega.
Imana ijya iduha ibisaguka kandi ntabwo ari ukubisagura ngo tubifate nabi. Usanga abantu bamena ibiryo, mwihane. Abantu mwagiye mumena ibiryo mukagagisha ibiryo ku bushake, mwihane, kuko Imana yatubwiye gusengera abashonje. Ni ukuvuga ngo hari abantu Imana yabonye bashonje bababaye. Ubwo rero wowe uri bunyumve, niba uturanye n'umuntu ushonje uyu munsi umugaburire, uvuge ngo ngwino urye. Nubona umuntu udafite icyo kurya uyu munsi umuhe, nawe arashima Imana. Amen. Kandi tujye twibuka gufasha abantu badafite ibyo kurya. Hari ibintu ubundi bigera nko kuri 2-3 by'ingenzi bikenewe: kwambara, kurya. Ibyo ni ibintu bikenewe cyane, ni ibintu twifuza cyane. N'umwambaro, niba wabona umuntu ukamuha umwambaro kugira ngo yambare ubusa, ufite imyenda 2, 5, 7, 10, 20, wambike abatagira icyo bambara. Ni ibintu bibabaza kugenda wambaye ubusa, ni ibintu bibabaza kubura icyo kurya, kubura icyo waha abana. Ubwo rero turasengera abashonji, dusengere ubutaka, dusengere ibigega byacu ntibikabemo ubusa, dusengere n'imvura kugwa ku rugero rukwiriye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tubwire Imana ngo ikemure ikibazo cy'ibyo kurya ku isi, mu bantu, mu gihugu urimo, mu muryango wawe, mu buzima bwawe. Hari n'igihe nubwo Imana tugiye gusenga, natwe hagati yacu bari gusenga twaba dufite icyo kibazo, ukibwira Imana, ubwira Imana ngo Mana, kuko wabonye iki kibazo ko kiriho, ubwire Yesu, usabe Imana ibyo kurya. Ubwire Imana ngo Mana, mpa ibyo kurya kandi bimpagije. Ntimugasabe ibintu bitabahagije, ubwire Imana iguhe ibyo kurya kandi biguhagije. Wari uzi ko ushobora kurya indyo mbi ntinaguhaze, igize kuba ari mbi ntunayihage. Mu izina rya Yesu, Imana ibiturinde. Imana ibiturinde. Reka iki gitondo tubwire Yesu ngo Yesu utugaburire n'abana bacu, turye duhage, uduhe umugisha wo mu butaka, uduhe ibigega byo guhunikamo, kandi ibigega byacu bijye byuzura, kandi uduhe imvura ku rugero rukwiriye. Amen. Reka dushimire Imana yadutekerejeho ikabona ko ari igihe cyo kugira ngo itange umugisha w'ibyo kurya. Kuba Imana yavuze ngo bisengerwe, ni uko ije gutanga ibisubizo. Hari abamarayika bashinzwe ibi bintu kugira ngo bahere abantu babone ibyo kurya ku rugero rukwiriye. Haleluya. Turagushimira Gitare, turagushimira nshuti nziza, turagushimira mubyeyi, turagushimira kuba dutekerejeho, turagushimira urukundo Mwami. Turacyasenga Mwuka Wera w'Imana, turacyasengera bya byifuzo, ariko mbere ya byose turabanza gushima. Turashima kwera kwawe Mwami, turashima icyubahiro cyawe Mwami, turashima imbaraga zawe. Turagushimira, wavuze ngo tubeho, none turiho, tubashije kubumbura ijwi turavuga. Ni urukundo rwawe, ni ubuntu. Bishimirwe. Haleluya. Shimwa Mwami, himbazwa Mwami, ni wamamare, ni wubahwe, icyubahiro kibi cyawe. Shimwa Kristo mwiza, ndagushimira kari wowe Mwami w'amahoro, utwemereye kubaho, guhagarara mu isi y'ababaho. Turagushimira guhumeka, turagushimira kuba tugiriye neza, turagushimira Papa ibyo wakoze tutamenye, turagushimira ibyo waremye, turagushimira ko duhaye akazuba, umucyo turasiye, turagushimira ubuntu. Haleluya. Kubisikanishije ijoro, umwijima n'umucyo, umwijima wari ijoro, hanyuma umucyo waye amanywa. Turabigushimiye Mwami, kongera guhagarara imbere yawe tukavuga izina ryawe, ubishimirwe. Turagushimira ko waduhaye Yesu. Kubwa Yesu turaje, tubumbuye iminwa yacu, tugusaba imbabazi Mwami, tubabarire, twoze. Maraso ya Yesu atwoze, hadutunganye, tubarire ku kanini gatoya, tubarire icyaha n'akaha, tubarire ibyaha byagendaga mu mibiri yacu, tubarire ibyaha byo mu mitima yacu, tubabarire buri cyaha cyose Mwami. Kuri uyu munsi amazina yacu turayinitse mu maraso ya Yesu ngo niyozwe, hakurweho urubanza rwose, hakurweho cyane ku cyose cyadutsindaga. Imibiri yacu, ingingo zacu turayinitse mu maraso ya Yesu, niyuhagirwe. Buri cyaha cyose cyari kituriho gihanagurwe. Turinika Mwami Yesu, umwuka wacu mu maraso yawe Yesu, kugira ngo wozwe. Icyaha cyose cyagendaga mu mwuka wacu Yesu gihanagurwe. Imbaraga z'ibizaha zimenagurike. Umwuka watsikamiraga abantu ukabakoresha ibyaha, umwuka umirwa n'Umwuka Wera w'Imana. Igitugu cya Satani cyo kugira ngo abantu bagendere mu byaha, bakore ibyaha, mu izina rya Yesu byose bihanagurwe. Ahubwo Mwami, muri iki gitondo
ubuntu bwawe buturagire, ubuntu bwawe buduherekeze, ubuntu bwawe budutwikire, dushoboze kugenda dukiranuka, dutinya icyaha, duhinduka. Yesu, ko twakumenye tugende duhinduka. Mwuka wera w'Imana uhindura umuntu, uduhindure, ingeso mbi zituvemo, ibyaha bivemo, utugirire ubuntu. Twishyize ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, turiyuhagiza amaraso ya Yesu, turitwikiriza amaraso ya Yesu uyu munsi mu nzira zacu zose, mu izina rya Yesu. Tuminjagiyemo amaraso ya Yesu aho turi, ujye ibyo turi bukore, amaraso yawe Yesu adutwikira, duherekeze. Haleluya, icyubahiro kibi cyawe. Turasenze Mwami, turagushimira ubuntu bw'uyu munsi, kandi turabwakiriye ibyo washyizeho, ibyo wategetse, ibyo watuzaniye, turabyakiriye uko wabigambiriye, aba ariko bisohozwa Mwami. Ibitava kuri wowe turabizanze mu izina rya Yesu. Turasenze Mwami, dusengeye abashonji, Mwuka wera w'Imana ni cya cyifuzo cy'abashonji, turaririra abashonji Mwami, tabara abashonje Mwami, tabara abantu batari kubona ibyo kurya, ibuka abashonji, bagirire neza. Wigeze kugaburira abantu mu butayu, ujye utanga mano Mwami. Yesu, abari bari kuri mano, Yesu zibakureho, ubahe ibyo kurya bibahagije. Mano ntago irara, mano iragaga iyo uyibitse. Data wa twese, mano hari aho Mwami mano igirangira, ibyo twarabibonye, igirangira, ubutayu bujya burangira, Mana ikarangira Mwami. Utabara abantu bawe, bagirire neza, bagarukeho Yesu. Umuntu wese uri kuri mano umwibuke, mucire inzira y'ubutabazi, umuhe ibihoraho, umuhe ibihagije mu izina rya Yesu. Turasenze Mwami, twanze inzara mu buzima bwacu, twanze inzara mu bihugu byacu, twanze inzara, mwuka w'inzara Yesu, aho ahantu hose Yesu, mu bihugu duteranye Mwami, ahari hari inzara, hari ibibazo by'ibyo kurya, Mana utabare, bantu bashonje ubibuke, baramburira ikiganza Yesu. Dusengeye ubutaka Mwami, vumura ubutaka, tubuminjagiyemo amaraso ya Yesu. Yesu, vumura ubutaka. Zaburi twasomye ya 65 yavuze ngo uhoraho ni wowe Mwami. Haleluya, haleluya. Ugenderere isi ukayivubira imvura, ni wowe Mwami. Utanga amazi akwiriye, ni wowe Mwami. Ugira neza ugaha abantu amasaka yo kubatunga. Yesu, amasaka ni ibyo kurya, buri wese hari amasaka ye amutunga, hari ibyo wageneye umuntu bimutunga. Ugatunganya ubutaka. Turasengera ubutaka ngo bugire imvura ikwiriye. Suka imvura ku rugero rukwiriye Mwami, suka imvura ku rugero Mwami ruzima. Haleluya. Uturinde imvura itakwiriye mu izina rya Yesu. Uturinde imvura itari y'umugisha mu izina rya Yesu. Uturinde imvura iteza ibyago mu izina rya Yesu. Uturinde imvura itari yo mu izina rya Yesu. Yesu, vumura ubutaka, amaraso yawe Yesu avumura ubutaka. Turatura guhinga tukeza, turatura umwero. Haleluya, haleluya. Umugisha wo mu butaka mu izina rya Yesu. Yesu Kristo, ubutaka butunganywe mu izina rya Yesu. Ahari haravumwe ibyaha bituma ubutaka buvumwa, babarira Mwami, babarira ibihugu turimo mu izina rya Yesu. Ngo ni wowe uvubira impavu zo muri rw'imvura nyinshi, ngo uringanize intabo zo muri bwo, ngo ubworoheshe ibitonyanga, uwo umugisha kumeza kwabwo Mwami. Ni wowe umeza mu butaka ibikwiriye Mwami Yesu. Uduha umugisha wo kweza, uduha umugisha wo kweza Mwami, ubutaka bwere. Zaburi 104 yavuze, haleluya, haleluya, ngo uvubire imisozi imvura, ngo ivuye ku nsenge zawe. Uhoraho we, ubutaka ngo buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Mana Data wa twese, suka umugisha wo mu butaka, umugisha wo kweza, umugisha wo guhinga tukeza mu izina rya Yesu. Ibihugu turimo Mwami turabisengeye, vumura ubutaka, usuke mu umwero ukwiriye mu izina rya haleluya, haleluya. Mwami mwiza, ngumereza inka ubwatsi. Turasenze Mwami kugira ngo amatungo abone ibyo kurya bikwiriye. Turasenze Mwami ngo abantu babone ibyo kurya bikwiriye, amatungo arindwe Mwami, imyaka mu mirima irindwe. Yesu Kristo, turinde indyanyi, inyatsi Mana. Abantu bibutse, bajye bibuka kare ubahaye umugisha, bibuke Yesu kugushima, bibuke gushima kare utanze ibyo kurya. Babarira abantu bamenye ibyo kurya ku bushake, babarira abantu bapfushije ibyo kurya ubusa. Babarira Mwami, imbabazi zawe bihane, imbabazi za maraso Yesu nabawuhagireho urwo rubanza. Maraso Yesu narudukureho, ubidukureho Yesu, duhanagure, twozeho uwo mugayo,
widukureho. Yesu, Yesu, hari abantu bashonje, hari abantu mwami abirengagije abashonje, ubababarire. Abataragaburiye abashonje, ubababarire. Yesu, Yesu, abimanye ibyo kurya, ubababarire. Abataragize mwami imbabazi ngo babarire abashonji, bitangira abashonji, abo bose ubababarire Mana. Wahaye umugisha w'ibyo kurya bakawupfusha ubusa, imbabazi zawe Yesu bakureho urwo rubanza, ubavumure, uvumure ibiganza, uvumure ubutaka bwabo mu izina rya Yesu. Icyaha kigira umuvumo, icyaha kigira igihano, icyaha kigira ingaruka. Udukureho ingaruka z'ibyo byaha, udukureho umuvumo w'ibyo byaha, udukureho mwami ibihano byabyo. Maraso Yesu abitwezeho, abihanagure mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo ni wowe umereza imboga zo kubirisha, ngo kugaburira abantu mwami. Turagushimiye ngo kugira ngo bakurire umutsima mu butaka, uduhe umutsima udukwiriye mu butaka. Tanga umwami Yesu imboga zo kubirisha mu haleluya, haleluya. Ibyo kurya bikwiriye byiza bizima, bivitamine zuzuye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Utunezeze, haleluya. Ngo kandi ngo umutima w'imitima y'abantu gukomera, amagufa yacu akomere. Ibyo turya bidutera imbaraga zo kugukorera, ibyo kurya bituma imibiri yacu iba mizima, ibyo kurya uduha bitume tugira imbaraga, tuzigukoreshereze mu mwami, tuguhimbaze, tukunezeze. Haleluya, haleluya. Gitare cy'amahanga, ni wewe wenyine ufite ubasha n'ubushobozi bwo kugira icyo urema kandi ukagikomeza. Ngo hazabaho amasaka menshi mu gihugu. Utanga umugisha mu bihugu byacu mwami, utanga umugisha mu mpinga z'imisozi, ngo no mu mpinga z'imisozi ngo amahundo yayo azanyiganiza nk'ibiti by'i Lebanoni. Haleluya. Imirima turayisengeye, dusutse mu mugisha wawe mwami. Mwuka wera genda gende mu mirima, haleluya. Urwane mu ntambara mu mirima, wica ibitava ku mugambi w'Imana. Ibitero byose atari byose byari bigabwe kugira ngo inzara itere ku isi mwami. Ibyo bidukure, udukureho icyo cyandiko, utugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Twakiriye umugisha wo mu butaka, twakiriye kubona ibyo kurya biduhagije, twakiriye ubutaka buzima bwera, twakiriye ibigega. Kandi mwami uduhe umugisha wo mu butaka, uduhe guhinga tweze, kandi dusagure no mu bigega byacu. Ibigega byacu ntibikabemo ubusa, duhunike mu izina rya Yesu. Uturinde twa dusimba dutera imyaka ihunitswe mu izina rya Yesu. Imvura ku rugero rukwiriye turabyakiriye mwami, turabyakiriye mwami. Uwiteka uha imirima umugisha, Uwiteka urinde imirima yacu, Uwiteka uha amahoro, utanga amahoro mu butaka mu izina rya Yesu. Uwiteka ugirire neza ubutaka bwacu, Uwiteka tukubone, utumurikishize mu maso hawe kubw'imirima, kubw'imvura nzima mu bigega byacu, mu butaka bwacu, tubona ibidutunga mwami. Urakoze Yesu. Uduhe ubwenge bwo kumenya uko dukora ibyo kurya bizima, uduhe ubwenge bwo kumenya uko duteka ibintu bizima bifitiye umubiri wacu inyungu. Duhakanye indwara zituruka mu byo kurya, indwara zituruka mu muvumo w'ibyo kurya mu izina rya Yesu. Urakoze kuvumura ubutaka, urakoze kuvumura ibyo kurya, urakoze kuvumura ibigega byacu. Kubw'amaraso ya Yesu Kristo ibigega byacu bivumurwe, ahubwo bihabwa umugisha. Urakoze kuduha imvura ku rugero rukwiriye. Haleluya, haleluya. Turagushimiye Imana iki gitondo, tugushimiye ubuntu bw'uyu munsi, turabwakira uko wabigambiriye, ubidusohozeho. Ndagushimiye kubwa buri wese mwami muri iki gitondo, uzankurikira uri bunkurikire, icyubahiro kibi cyawe. Uwiteka uhe umugisha aho turi bujye, imirimo y'amaboko yacu ihabwa umugisha, abaguma mu rugo bahabwa umugisha, buri wese n'ahari. Uha umugisha urubyaro rwacu, uha umugisha mwami, imibiri yacu ikomeze kugubwa neza. Erega tudafite amagara mazima ntabwo ibyo biryo kurya twabirya Yesu, twakwicwa n'inzara. Ariko ni wowe utanga imibiri mizima. Uduhire mwami. Urakoze Yesu, turabyakiriye. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Kristo. Amen.